Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Nk'uko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero nk'uko mubibona hano imbere hari imbuto, hari n'utundi tuntu dutandukanye. Tugiye kurebera hamwe uko wakwirukana bwa buzizi, uko wakwirukana twa dusimba duhora tuza iruhande rw'imbuto, duhora tuza hantu uteretse imbuto. Murabizi ko tuno dusimba, tuno tuzizi turajenana, dutuma mbese ahateretse imbuto ubona hameze nk'ahatari isuku kubera tuno dusimba tuba duhari. Rero ntabwo dutanga amahoro mu rugo, ntabwo duha amahoro umuntu wiguriye imbuto kugira ngo abone uko azifungura mu rugo. Rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe icyo wakora kugira ngo wirukane tuno dusimba, icyo wakora kugira ngo igihe ufite imbuto mu rugo tuno dusimba tugende. Hano rero nk'uko mubibona dufite imbuto zitandukanye, tukagira icupa ritarimo ikintu. Iki kirahure kirimo aka vin rouge, ndetse iyi ngiyi ni isabune yindi dukoresha dukoropa cyangwa twogesha amasahani, tukagira n'icyuma ndetse n'aka kantu ko gukatiraho. Uko tubigenza rero ni gute? Iyo ufite utu dusimba mu rugo, igihe ufite imbuto, ikintu wakora cya mbere ushaka ikintu cyo gushyiramo iyi vin rouge ndetse n'isabune kugira ngo ushobore kwirukana tuno dusimba. Kuko rero gutya agacupa ari karekare kandi katatanga umwanya neza, ngiye kugakatamo aka gace ko hejuru. Maze kugakata rero kakandi ndagafata gacurike. Ndagafata ngacurikemo hano gutya. Hanyuma rero fate ya vin rouge, ntabwo ufata nyinshi cyane, ni gakeya, ngiye kuyisukamo hano. Hanyuma fate n'isabune nsukemo udutonyanga tubiri. Ndabara ngo 1 2 gutya. Impamvu rero ni iyihe ikiramo isabune? Mpamvu ikiramo isabune ni uko akenshi iyo utuzizi tuguyemo nko muri vin rouge hari igihe tureremba hejuru noneho tukaza kuzamuka, ariko iyi sabune iraza kudufasha kugira ngo agasimba nikagwamo kagumemo katongera kuzamuka. Hanyuma rero ukagafata ukagaterekaho hano hejuru. Urabona ko iyi ngiyi iraba inzira ya kariya gasimba yo kuza kunyuramo. Ikindi kintu wakoresha si ngombwa vin rouge, ushobora kuba ufite wenda ugakoresha na fanta coca, hanyuma ukavanga n'iriya sabune nanone, nabyo nta kibazo. Hanyuma rero iyo umaze kubitegura utereka iruhande rwa za mbuto, ugatereka iruhande rwazo. Hanyuma rero bwa busimba bukagenda buza bugwamo. Hanyuma rero ukagira isuku mu rugo hagahora isuku, imbuto zawe ntizikomeze gusurwa. Udafite rero kano gacupa ko kugira ngo ugatobore, ikindi wakoresha bene iki kirahure cyangwa se igikombe. Hanyuma ugashyiraho ishashi hejuru ukabivanga kuriya, hanyuma ugasigamo akenge kugira ngo tuze kubona aho duca. Murabona rero ko ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bikomeye. Iyi ni indi. Nyuma rero yo kugirira imbuto zawe isuku, ukazironga, ukazitunganya neza ndetse ugahanagura n'aho ziri, ikindi wakora kugira ngo wirukane buno buzizi ni uko wakoresha aka gatekinike, ugafata vin rouge cyangwa fanta coca ukavangamo
isabune yo kogesha cyangwa gukoropesha, hanyuma rero ukayishyiraho bwa buzizi bukaza kujyamo. Murabona rero ko ari ibintu byoroshye, ni ibintu ugomba ukorera mu rugo, ni ibintu ukora nta kiguzi kinini bisabye, ahubwo ari ukugira ngo ugire mu rugo hameze neza, hari isuku, imbuto zawe zigira isuku. Murakoze cyane rero gukurikira Umubyeyi Magazine. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment, hanyuma tugumane ku Umubyeyi Magazine. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twirukana udusimba tuza ku mbuto zacu, twirukana ubuzizi buza ku mbuto zacu. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.